Hello beautiful people, today on the 250 street, you know what time it is, kabisa. It's all about trend presented by Road TV. So niba utarakora subscribe rero ukaba aribwo ukibona it's all about trend, you need to do subscribe, like, share and comment kugira ngo ugikomeza ubone ibiganiro byacu tanu kwa tanu. So it's all about trend yacu rero you munsi bihagaze bite. So ntaratangira neza ikiganiro cyacu, reka mbanze mbabwire ngo wowe dukurikiye aho uherereye hose, waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, East Africa, all Africa, to the world, diaspora zone, shout out to you kabisa, muri abantu badanje, muri abantu bagaciro, mostly ku muntu wakoze subscribe kuri Road TV, wowe ukomeza kudushyigikira utwereka ko dutera ingabo mu bitugu uri umuntu wadanje. So it's all about trend yacu y'uyu munsi kabisa, bikaba ari ibicika murabizi muri weekend habaye ibirori byinshi cyane bigiye bitandukanye. So urumva amakuru yo ni menshi cyane, nuko yazana nayahinnye bro. So reka duhite twitangira rero na it's all about dance part 1 kabisa. Urabizi abari part 1 y'ikiganiro cyacu cya it's all about trend, it's all about dance rero yacu y'uyu munsi. Gufitiye aba G's bari on trend this week, bakoze ibikoryo, bakoze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, bagiye bakubita ama video hanze ya danje, bakoze ku ma stage ya mu birori bya danje ewana. So nizimye mu magambo rero kumita ntangirana no mu dancer wa mbere akaba yara drop in the video nawe iri gusaza imihanda. If you go on his platform kabisa murayisangaho. Wona undi rero akaba ari Shigi the Dancer akaba amaje kugirana ama featuring video n'aba G's bagiye batandukanye benshi cyane muri industry yacu ya dance kabisa. Aho nakubwira nka Jojo Breezy, nakubwira nka Champion Engo, nakubwira Vidox the Dancer, benshi cyane kabisa bagiye bakorana ama featuring, bakorana ama video. Ubona ko ari ibintu bya dance, ubona ko nawe afite moves za dance, ubona ko ararenza arimo arabizamo neza. So umubyinnyi wa kabiri rero bukaba ari aba G's bakomoka mu gihugu cya Ghana, akaba ari abaniga babiri bafite challenge ya dance iri kubice bigacika mostly kuri TikTok. Bakaba abo n'abandi rero bakaba babita PART4 dancers. Ewana bafite move baba bagenda bakubita utuntu twa dance, tuwenze, meza fresh. You need to check it out. So abandi babyinnyi rero nakubwira ni nka Kuri bita the farmers kabisa, the upcoming crew, ariko nabo barimo barakora ama performance meza, barimo barakora ama video meza. They are upcoming but they are doing something good, something great. Ewana ibintu byiza cyane. So undi mubyinnyi rero aho nahita mubwira aho ngaho ni umujiz bamwita Momo Intore, yamenyekanye mu minsi ishize akora ama opening wedding kwa kuboro, babo bambariye abageni iki, arimo araza yinjira mu biboro nyine abakubita utuntu tw'utumove. Yamenyekanye cyane mu makwe, ariko ubusanzwe akaba akunda kwibyinira traditional dance. Right now rero akaba ari muri career ya modern dance kabisa, ukabona ko nawe arimo arabizamo neza, arimo arakubita move za dance, arimo arakora ibiboro bya dance. Akaba afite na video nshyashya rero yatumye tumuvuga muri it's all about trend yacu y'uyu munsi kabisa, especially muri dance. Undi mubyinnyi nakubwira ni umubyinnyi bita Vidox the Dancer kabisa. Muri weekend akaba yarakoranye stage n'umuhanzi kabisa umbaje kuba mugari muri industry yacu, mu gitaramo cyari cyarateguwe na Kigali Protocol kabisa. Yakubise stage ya danje. Uwo muhanzi rero na wundi bamwita $10. Yakubizanye stage n'umuntu w'umujama mu dancer bita Vidox the Dancer. Ewana ubona ko ari ibintu byiza cyane, ubona ko ari ibintu man biri so special kabisa, biryoheye ijisho. Ewana bimeze neza. Tukiraho rero kandi ku makuru ya dance, ndashaka kukubwira umwe mu bakinnyi b'ibyamamare wagaragaye nawe muri ibi bitaramo bishize, arimo arabyinana n'icyana kabisa, bari gusunda abantu bose bakaba bari kuvuga batera ama comment bavuga ngo uwo mubano nta kuntu byaba ari byandi byaba best tumenyereye, hari ikibyihishe inyuma cyane ko none mu footballer yakoze ubukwe, yafite umugore, afite n'umwana, ariko right now akaba yagaragaranye n'undi musista mu birori. So nabicishije amatsiko rero reka mbabwire ngabo ni bande. Uwo na wundi rero akaba ari Byiringiro Lag, ngira ngo muramuzi cyane, n'uwo bise DJ Crash kabisa. Bakaba baragaragaye mu kirori cyiswe Let's Celebrate cyabaye kuri iki cyumweru tariki 19 October 2025. Bakaba baragaragaye kabisa bari kubyinana ibintu byacitse, ubona ko bafitanye something behind them kabisa, ntago ari ubushuti busanzwe. So ndahita nigarukira kandi ku bantu bari kugenda babica bigacika n'abavandimwe babiri. Umwe akaba abyina muri The Sherry Silver Foundation, undi akaba yikorera ku giti cye. Uyu nta wundi rero akaba ari Guy and David akaba
ari abavandimwe babiri, Gaye akaba ari mukuru wa David akaba akiri n'akana gatonya cyane kira ari kubona ko ari so talented, ararenze ibyo arimo arabizi, so bararenze ubwabo kabisa, ni ibintu byo mu maraso kabisa, it's a brand n'iki urumva ko ibintu barimo barabizi cyane. So right now rero it's all about trend yacu muri fashion. No byari ibirori byari bicika, twabagiriye kuri tele tujya gusura aba model abo bita Kigali Models Academy. Kigali Models Academy akaba ari abantu bari so talented, aba muri kamideli bameze neza kabisa, bahagaze neza muri career, bitabira ibirori bigiye bitandukanye, ukagenda bakakwigisha bakagutraininga talent yawe kamera fresh. So ntizibye mu magambo rero, reka tunyarukire aho twari twabasuye, aho bakorera practice, mwirebere ibyari byo, namwe muragaruka mumbwira. Utibagirwa gutera comment, like, share, subscribe for more information, for more videos, for sure videos ku bintu byose biri trend kuri iyi mihanda kabisa. Hello beautiful people, today ku mihanda yose ya Kigali, you know what time it is. It's all about trend presented by Road TV. So the real Kankala Kalas 23, me bound to preach the stories of the street, me from the hood where no Babylon on the street means I'm in the world but I ain't got no gun. The real Rastaman, call me the bomb boy of the KJL street, bro. You got me? Yeah, right now rero it's all about trend yacu mu gice cyacu twahariye fashion, tukaba twagiye gusura Kigali Models Academy. The one of talented guys kabisa, the beautiful ladies, the handsome boys, and also talented gentlemen ladies kabisa. Ahangaha rero tukaba twabasuye muri practice, as you see, tukaba tugiye kwinjira man tukareba what are they cooking, bro? Did they have some shit smelling good? I don't know. So kugira ngo rero dukomeze kubana tanu kwa tanu utamisinze ikiganiro cyacu na kimwe muri it's all about trend, you need to do subscribe, like, share, comment. Je turi kumwe, as I told you man, you already know. Ladies and gentlemen, rero nkuko nabikubwiye right now muri kubibona mfite abatumirwa kabisa, one of the Kigali Models, the talented one man. Ahanganga bandi kumwe na beautiful ladies, then handsome boys. So you are most welcome kuri Road TV. Ndagira ngo dutangire mwibwira the viewers abadukurikiye. Yo. Hi, my name is Ishimwe Keita San. Kuri social media, Instagram Keita Model, no kuri TikTok Keita Model. Wow. Murakoze cyane, amazina ni Byinira Jean d'Amour, ariko ayo nkunda gukoresha mu mwuga ni X Wizi, no kuri TikTok ni XX Storyteller Model, Instagram ni Storyteller Wizi. Murakoze. Wow. Jewe bitewe n'ukuntu nabonye mukora ibi biboro bya fashion, uyu mwuga wa fashion nabonye sha muri aba specialiste bya danje muko bita catwalk ya danje. Ese nk'umuntu utazi catwalk wamusobanurira gute, wambwira ko catwalk ari nk'iki nyine tukugira ngo abashe kubyumva nyine mu rurimi rw'ikinyarwanda? Catwalk ziri mu bwoko bubiri, hari kamasho catwalk na catwalk. So rero ntago wabisobanukirwa utabikora. Na buriya nk'umuntu nyine mushyashye nyine urabanza nyine ukamutoza nyine uhereye nyine mu kwambara inkweto no mu guhagarara, mu kweguka nyine muri make adeni na look. Nkabura abantu baba bagira amasoni nyine yo kureba nyine imbere, akenshi nyine n'imbogamizi nyinshi duhura nazo, ariko nyine iyo umaze kubimenya nyine nubwo uyu mwuga bawupinga, ariko nyine iyo umaze nyine kuba superstar ituvuga ati burya bya bintu bifite agaciro.
Keita reka ngustokinge gatoya ni nk'amafaranga ngahe ushobora kuba warakoreye muri uyu mwuga wa fashion? Okay, like 50,000. 50,000 wow. 50,000. Ese hari amarushanwa mujya mwitabira? Yeah, you can tell me one of them. Hari amarushanwa tujya twitabira. First of all, mbere yo kwitabira amarushanwa barabanza nimba hari umuntu ugiye gutegura irushanwa arabanza agakoresha casting ni ukuvuga ngo kuko abamodo bose baza muri casting gusa nyiri irushanwa niwe ugomba gucuzinga abamodo bazakora muri iryo rushanwa. So amarushanwa nagiye nkora ndetse n'abagenzi banjye harimo Supramodo, CCA Style Awards, and then wow. Bro, none se reka nkubaze akabazo gatoya cyane, ni nk'ubuhe butumwa ushobora kugenera umubyeyi urimita umwana we cyangwa se wangira umwana we kuba yakora practice za fashion cyangwa se kuba yaza ngo aba joining like in the weekend bitewe wenda n'imyumvire ye yumva ko ntacyo wenda byabizamumarira mu minsi iri imbere n'uburara se ya ni nk'ubuhe butumwa wamugeneye? First of all, ababyeyi nyine bagira nyine uruhare runini cyane mu kurimitisha nyine abana babo nyine kubahesha amahirwe. So njyewe mbona ari imyumvire ishaje. Ni imyumvire ishaje kuko nta kuntu wambwira ko urabizi ko muri societe hari ibintu byinshi umuntu yakora. Kandi ndakeka ko uyu mwuga wacu nubwo bawupinga bawukekera ibintu byinshi, ngo bamwe bawukekera ngo imico mibi, ngo kwiyandarika. So rero uyu mwuga wacu natwe tugira amategeko tugendera, abamo discipline, kumenyesha ababyeyi baba ahantu baba wagiye, adeni nyine no kubaha nyine kubyo nyine bakubwira. So rero umubyeyi rero urimitisha umwana we mu kwesha amahirwe nk'aya ngaya, njye namubwira ko buri kintu cyose burya gitangira gake gake ariko kikagenda kiguhesha nyine iterambere nyine. Burya umuntu atangira ku giceri cy'ijana bikazarengera kuri konti afite ibihumbi 200. So njye ndumva rero uyu mwuga nubwo bawusuzugura, uyu mwuga nyine ni umwuga ugabura. Just ushobora gutangira gake gake, utangira muri agency gake bikazarangira ubaye international, ukajya none ukorera mu hanze muri za Versace Fashion Week za Paris. So rero njye mba numva ko nyine ababyeyi ahubwo bagomba kudushyigikira nk'abana kuko buri muntu wese agira ikintu akunda. Sa rero njye ndumva nyine ibyo bintu nyine ni ibintu nyine bya kera nyine bareke nyine kubuza nyine abana babo amahirwe nyine ahubwo babashyigikire mu byo bakora. Murakoze. Wow. Keita reka nkubaze gatoya, wanandukanyiriza umustylist, umudesigner, fashion designer n'umumodo? Okay, umustylist ushobora wenda urugero, ushobora wenda wambaye n'umwenda akavuga ngo uyu mwenda katwongeyemo wenda akantu kameze gutya na gutya. Cyo kintu cyitwa umustylist. Ushobora wambaye n'umwenda wenda akareba akandi kantu nyine yakongeraho. So umudesigner we aricara agatekereza, okay nkeneye gukora umwenda, arabanza agashushanya. Akenshi nyine hari igihe nyine ufite nka design mu mutwe wawe ukayishushanya. Hari n'umuntu udashobora no gushushanya ugasanga wenda ashyize ikintu hari agatangira kwambika nyine akoresheje wenda ibitambara nk'ibitenge nyine ibintu ibyo ari byo byose. Umumodo we ikintu aba ashinzwe nkatwe nk'abanyamideli tuba dushinzwe nyine kwambara umwenda iyo uwo mudesigner nyine yakoze, cyangwa se n'uwo mustylish nyine arebye n'ukuntu nyine wambaye akahita yongeramo akandi kantu, hanyuma ukagenda imbere y'abantu nyine kwerekana nyine imideli wambaye. That's why niyo mpamvu mubona nyine aba audience nyine baba bicaye nyine tubafata nk'abari nk'abakiriya nyine ugenda utambuka bakareba imyenda uba wambaye. Ubwo nyine iyo harimo abayikunze ubwo nyine bakocinga mu design. Wow. Ladies and gentlemen, rero nkuko nabibabwiye aba ngabo bakaba ari abaye muri kamideli se cyangwa se abanyamideli bo muri Kigali Kigali Models Academy. So ndashaka kaduhera ahangaha, ndashaka amagambo 3 yonyine to the viewers, amagambo 3 ku bantu badukurikiye right now. Abantu badukurikiye mukomeze nyine mukande subscribe kuri ino YouTube channel. Ikindi mukomeze nyine mushyigikire nyine urubyiruko nyine kwiteza imbere. Ikindi kintu nababwira hari nashonje. Damn. Keita amagambo 3. Okay, amagambo 3. Mbere na mbere mukande subscribe mushyigikire no channel yacu.
ikindi umuntu nyine urakunda ibijyanye na fashion yazaza akatwaprocinga Kigali Models Academy kamufasha yazavamo rwose afitemo high skills nyine knowledge zigiye zitandukanye. Ladies and gentlemen, let's welcome the CEO of Kigali Models Academy. CEO, you are most welcome to the Road TV. Ewan, thank you. My name is Mr. J, CEO of Kigali Models Academy and SDF Entertainment muri rusange. Uyu munsi nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri Road TV. Munakora sabo, share, ewana mutera na comment ku bintu tugiye kuvuga uyu munsi. Yeah. So, CEO ndagira ngo dutangire ubwira viewers Kigali Models twatangiye ryari. Ese mu rugendo tumaze dukora muri career yacu. Mwe ububona nyine tubimeze bite byavuye ku yihe level bigeze ku yihe level right now. Especially nka Kigali Models Academy twatangiye ku itariki 7 z'ukwa mbere 2024. Gusa mbere hari iyo twakoranaga bita Imena Fashion nibwo twatangiye 2023 gusa tuza gushinga Kigali Models Academy muri 2024. So urumva ku rugendo rwa Kigali Models Academy rumaze umwaka n'igice gutyo. Ariko mbere yaho urumva twe dufite abanyamideli n'ubundi nabo ariko iyo twakoranaga ntabwo yari Kigali Models. Ese CEO ni izihe mbogamizi ujya ubona muri uyu mwuga wawe ukora bijyanye no kumurika imideli? Ese nyine maybe muri financial, maybe mu kuba wenda watumirwa mu birori bigiye bitandukanye, ni izihe mbogamizi muri makeya nyine? Especially kuri njyewe ntabwo wenda ngira imbogamizi zo kuba natumirwa mu birori kuko abanyamideli bacu hano muri Kigali Models Academy ngira ngo murabizi ni mujya kureba kuri standard y'abanyamideli bari hano mu Rwanda turi mu ma agents atatu ya mbere afite abanyamideli bari kuri standard ahangaha mu Rwanda. Wenda sinzi niba hari uburyo mwaza kwereka abadukurikiye bakareba ku byo dukora. Gusa akenshi na kenshi usanga ikibazo tugiramo ari ikibazo kijyanye n'abashoramari, abaterankunga, ibintu bijyanye n'ibyo. Gusa uko imyaka igenda ishira, uko generations zigenda ziza, ibintu bigenda bihinduka kandi tubona ko biva ahantu hamwe bigana ahandi kandi bigira icyo bitanga. So imbogamizi rero ikunda kuba mu bintu bijyanye na modeling hano mu Rwanda nuko abantu benshi batarumva icyo modeling ivuze. Ugasanga kenshi na kenshi byitabirwa n'abantu babizi kandi abo ngabo babiza kenshi na kenshi usanga ari bakeya. So turacyakeneye rero improvinga cyangwa kongera ibintu dukora tukabishyira ku rundi rwego, mu rwego rwo kugira ngo tubone abashoramari muri industry hano mu Rwanda kuko turacyafitemo abashoramari bakeya. Kuko tujya tubona cyane especially nko mu ma fashion show, sinzi niba mujya mureba nka French Fashion Week mugasanga hashoyemo ibigo bikomeye, ariko mu by'ukuri muri hano mu Rwanda usanga kenshi na kenshi niyo dufite ama events usanga ari twe twishoreye cyangwa hari n'abandi badushoreye bake ariko nabo ibyo bashoye bidahagije kugira ngo dukore igikorwa kiri big cyane. Ese CEO ni ukuvuga ngo Kigali Models mwaruzi aba models mwaracrosinze cyangwa se haramutse hari nk'umu model cyangwa se umuntu ukunda modeling ushaka kubyiga ari free to come cyangwa se hari izindi charges mushyiraho like kwenda nk'amafaranga iki? Especially twebwe kubera ko twiyembeje kuba ubundi mbere twakoraga nka agents. Ubundi tuvuze gukora nka agents n'ahandi haza mu kuvuga ngo twebwe dufite abamodo bari kuri uru rwego n'uru twishyuza ibingibi cyangwa twe tukabishyura ibingibi bitewe na contract tuba dufitanye n'abamodo. Nk'ubwaho ngaho twe tuba turi gucuruza hagati y'abamodo na industry. Ariko nkatwe Kigali Models Academy twarebye kuri ibyo bintu tuza gusanga ko hari impano nyinshi z'abana b'Abanyarwanda zisubizwa inyuma mu by'ukuri kubera ko hari ibyo zitujuje cyangwa bitewe n'ibyo bagenderaho cyane ntabwo ndi bujye kujya muri details zose. Tugasanga twajya kureba ku mubare w'abantu twakira, twebwe tugasanga abo twakira ni bakeya bitewe n'ubusabe bw'abantu rero buba buhari. Niyo mpamvu rero twiyemeje gushinga academy ho kugira ngo dushinge agents, dushinga academy mu rwego rwo kugira ngo tujye dufasha abantu bose muri rusange. So twe ntago rero ducaginga ibingibi nibi, ahubwo twebwe cyambere nuko umuntu aba afite umutima ubikunze akaza tukamwigisha tukamushakira n'akazi bitewe na standard amaze kugeraho, kuko numva abamodo bose ntago baba bari kuri standard iri. Hari abamodo dufite ahangaha
mujya baba bari no hanze bakorera no mu ma fashion show yo hanze n'ibiki ariko nanone hari n'abandi tugira cyane bakorera kuri stade hano mu Rwanda by'ukuri si ukuvuga ko baba batarenze ahubwo kuvuga ngo hari urwego baba bataragera. Mr. CEO ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera viewers ku muntu wabashije gukanda subscribe kuri Road TV, gira ubutumwa mugenera right now uri kutureba akaba ari kureba CEO wa Kigali Models Academy, ndagira ngo yagira ikintu runaka ubutumwa runaka umugenera ariko nyine by'umwihariko bijyanye na fashion n'ibi bintu byo kumurika imideli. Ubutumwa ngira abagenera baturebe bakadukunda ibyo nibyo bya daje, niba tureba bakadukunda bazaduha n'amafaranga ndabeshya rata nuko nguko ibintu bigomba kugenda. Ikintu cya mbere mu mideli tugomba kubishyiramo urukundo, ikindi tukabishyiramo no gufashanya ibintu nk'ibyo. Ndatekereza ko icyo ni cyo kintu cya mbere dukeneye muri industry y'imideli cyane kabisa cyane. Ku muntu uri kutureba warakoze subscribe akipinga ibyo ngibyo birahagije kuri twebwe, ibindi bizagenda biza. Reka rero twinjire muri It's All About Music. It's All About Music mwese murabizi, harahiye muri weekend koko harahiye bya danje. Tuvuye no kuri ibyo birori byabaye, hari n'abahanzi benshi ba dropinze indirimbo kandi ziri so sweet nziza cyane. So dutangiriye no ku kirori cyabaye ku munsi wo kwa gatandatu cyateguwe na Kigali Proud ko aho hagiye performingamo abahanzi benshi cyane. Umuhanzi bita Gisa cy'inganzo abantu batari baherutse kuri stage ku rubyiniro yakuriye arongeye akora amateka arabiyibutsa muri muzika bereka ko he's a big fish, nawe ari mu bantu bari imbere kabisa bafite ijwi ryiza ubasha kuririmba kumva ko ari so talented. Muri icyo gitaramo rero akaba hararirimbyemo n'uwo bita Yamano ba Bushari n'abandi bahanzi benshi cyane baba upcoming bagiye performingamo stage nziza cyane ziryoshye. Ku cyumweru naho hagiye habaye ikirori cyitwa Let's Celebrate, aho twari dufite umuhanzi w'umurundi kabisa bita Kiriku, akiri muremure cyane muri iyi industry kabisa ya music muri East Africa. Urenze urimo rakora ibikorwa byose wari kureba ino video aha Nihe. So ako nakaririmbo nahita mubwira ugahita umenye ngo Kiriku akiri bimeze bite. Gusa uyu muhanzi bikaba bitaramugendekeye neza kuko ubwo yari ari performinga kuri stage ye ibyuma byaje kuba byamupfiraho aririmbana n'abafana live, ibintu bitasaga neza cyane, ibintu bisa n'ibiri kudusubiza inyuma bituma abandi bantu badutekereza nabi bavuga ko iyo haje umunyamahanga especially muri East Africa tutamwakirana urugwiro. I don't know why, gusa maybe wabona ari n'ibyuma cause ntabwo tujya inama ibyuma, urumva technology rero irakrashinga cyangwa se igakora fresh. Technology murabizi byayo kabisa bari ibisazi. So tukiri muri music rero ahanga nk'abagiye kukubwira abahanzi bo muri Nigeria bakoze ikigoma cya Danje mega hit to the world kabisa. Uyu naho ndakari Ayeva Star na Rema mu ndirimbo bita Who's That Girl. So nimba utarayireba kabisa, you miss something big man, something great, something sweet kabisa. You need to check it out kugira ngo urebe ibyo ari byo, urebe umuziki nyafrika ese ugeze ku ruhe ruhando mpuzamahanga. So tuvuye kuri Ayeva Star na Rema rero turete tugaruka ku muhanzi w'umunyarwanda umaze igihe kinini cyane muri iyi industry dusa n'abamwibagiwe nubwo bari barubatse izina mu minsi yashizeho n'itsinda rye. Naho ndakaba ari Safi Madiba, mwamumenye cyane muri Urban Boys, agera akajya akora ama single track ye. Right now he's cooking something good, arimo arategura akaririmbo keza k'Imana. Right now yaga premierinze as soon as possible, turaba turi kukabona kuri platform zose. Iyo ndirimbo rero ikaba yitwa Holy Father, aha bari kuririmba ashima Imana ibyo yamugejejeho ibintu byose kabisa. Safi Madiba kabisa ugahita ubona ko yafite talent kabisa, ni muri Jambera ararenze bya danje. So tuvuye kuri Safi Madiba, so twigarukire ku muhanzi w'umunyarwanda urimo urabica bigacika. Ntabwo navuga ngo amaze igihe gito ya muri career cause amaze imyaka iri hejuru y'itatu adukubita ama mega hit after hit. Ubona wundi bakaba bamwita Yamano, akaba dropinze song ya Danje bita Yaga Honda. So ku muntu uri mu rukundo ntabwo ngiye indirimbo yibwiye ngo mujye kwireba mwe mwarakoze ama break up mwarabaye broken heart bro like me. Umuntu wese uri mu rukundo kabisa this song shobora kubafasha wena ukumva kuntu biba birenze nyine ikomeza kubaryohereza ibihe nkuko tubimenyereye adukubita momentum song kabisa, indirimbo nziza cyane.
duhita twigarukira kandi ku muhanzi urimo urakora cyane ufite akazi kenshi cyane, uyu nta wundi bakaba bamwita Diamond Platnumz right now akaba yadukubise all star mu piano, indirimbo irimo bise focalistic kabisa, ubu gufatwa nk'umwami w'amapiano muri Afrika kubera mega hit yagiye akora, ibigoma bya Danje yagiye akora. So iyo ndirimbo ikaba irimo abajizi bageze kuri 4, ikaba yitwa Sasama. Ubyumvishe wagira ngo ni ikinyarwanda ariko ni igiswahili bro. Sasama kabisa ni ikaba iri kugenda ikurikirwa n'imibare myinshi cyane kuri Spotify, kuri YouTube, all platforms kabisa, ukabona ko ni hit mu minsi mike cyane, irabiri gucurangwa ahantu hose, imihanda yose. KGL ndabizi muri abantu ba mbere muhita mufata amahit ya Danje. So Diamond Platnumz, this is another hit, another song kabisa drop in ya Danje itabaho.